Mwaramutse mukecuru, njye ndi umunyamakuru nkorera kuri televiziyo y'abaturage. Rero njya mbaza ibibazo abantu bagatsindira amafaranga. Uriteguye mubaze ikibazo? Kandi niba witeguye uratangira wibwira abaturage bamenye ninde turi kumwe uyu munsi. Uriteguye? Njye nitwa Mukabaranga Daforoza, ntuye muri uyu mudugudu w'Itaba. Yego njyewe nditeguye. N'uyu mudugudu wose ureba wa Kinaba ni njyewe mukecuru umusobanutse, ndi umusirimu, ndashoboye rwose. Njyewe aya mafaranga ndayatsindira. Byiza cyane rwose. Ubwo witeguye reka nkubaze ikibazo. Uramutse urimo ugenda mukecuru, uri mu nzira ugahura n'umuntu wapfuye yiyahuye, wamugiriye ihe nama? Namugiriye inama. Njyewe nk'umuhanga mu kugira inama abantu. Njyewe mpuye n'umuntu yapfuye yiyahuye, nabanza nkamubwira, ubundi kuba wiyahuye ni ubujiji bwawe, wakoresheje ubwenge bukeya. Ubundi nkamukubita. Namara kumukubita nkamubwira nti igendere, nanjye ndigendeye.